ndagira mwumviye inkuru namwe muze mumbwire koko niba hari aho nakoze nabi. Ese abagore, igitsina gore cyaba gikoresha abagabo ku buryo igihe kigeze ngo n'abagabo nabo bisubireho? Niba icyo abagabo bakora nabi. Inkuru yanjye maze imyaka 5 mfunguye urubuga rwa YouTube mikoreye mwebwe. Mu myaka 5 dukora kinyamwuga ngo tubashe kungurana ubumenyi mu bigezweho ku isi. Niyo mpamvu tumaze kuba abantu 35,000 birenga by'abadukurikira. Uratekereza ikitari cyo gihe ngo nawe winjire mu badukurikirana uyu munsi niba udasanzwe urimo? Kora subscribe twikomereze. Télé Montagne Rwanda, we dream big and create changes. Turuta byagutse tukazana impinduka ku isi. Ikaze mu muryango wo ko subscribe uyu munsi. Umukobwa yaranyendikiye ati mukunzi wanjye ndumva nshonje ndashaka kurya. Ndangije ndamubwira nti ndaza kukoreza amashiringi 200 mu minota 15 igiye kuza kuko ubu ngubu tuvugana ndahuze ntabwo mpari neza. Uyu mukobwa twakundanaga yabaye nk'usomye ubutumwa ubundi abaretse kunsubiza. Amashiringi 200 yaransubije ati amashiringi 200 koko sheri ku mugore ukunda wifuza kuzubakana nawe ahazaza. Utwo dufaranga bisa n'ahari duke cyane rwose. Wumve uyu mukobwa naramuhamagaye ni gute amafaranga 200 amashiringi 200 hari amafaranga make utabasha kuguramo ifunguro ryawe rya nijoro. Ubu tuvugana ni saa 9 z'ijoro. Si bimwe byo muri weekend mwenda uraza kujya kure. Nkanye nk'umusore naryo utuntu tworoheje ku buryo ntanararenza amashiringi 50 kuri iri joro. Nuko namubwiraga. Umukobwa yarasubije hafi kumbwira nabi no kumbwira nabi ahubwo. Ati sheri ndi umugore. Abagore bajya karite ubuziranenge apana kurya ingano nkuko benshi mu basore barya kantite. Ibaze ko yambwiye ngo ashaka ubuzima bworoshye. Ndashaka ibiryo bizima. Icyo kintu cyarankanze cyane ngiye nk'umusore nibwo navuze nti bimeze sawa mukobwa wanjye. None uraza kurya ibiki biraza gutwara amashiringi 200 arenga? Bimbwire ndabigura mbikohereze. Nuko namubwiye. Ajya kumbwira yarambwiye ati ndabitekerezaho ndaza kukohereza ubutumwa vuba hangaha. Sawa. Yaranyandikiye ambwira ko akeneye inkoko ikaranze neza gusa itagozwe ku iduka iryo ari ryo ryose ryo muri quartier ahubwo ahantu heza hihagazeho. Mu nyumvire bitatu y'abakobwa inkoko yavugaga ni inkoko bisaba ngo uzigama amafaranga ngo uzabashe kuyigura byonyine. Wumva amakosa abasore cyangwa se abagabo bakora muri rusange. Ngewe kuri ngewe narasize cyane ndaseka ndatembagara. Ikintu nakoze ndangije akazi kanjye nakoraga nafashe imodoka yanjye ubundi njya kureba aho nakuri iyo nkoko yakabirije y'amashiringi 500 arenga nkuko yabivugaga. Narayihashye ndataha ubundi ndabanza nitera amazi ndakaraba muri make. Inkoko nayishize ku isahani nziza y'umukara. Nafashe iyo nkoko amashusho cyangwa se video ndetse iyo video nyohereza uwo mukobwa nkoresheje aya magambo ni ibintu byo washakaga sibyo? Yego urabizi ko umushahara wanjye ari ubwikube bw'inshuro nkenye igiciro cy'iyi nkoko. Noneho ikibabaje ibintu byo washakaga nkawe w'umukobwa utanagira icyo akora yinjiza ku kwezi. Urashaka kurya amafaranga mu ijoro rimwe? Nyuma yuko wiriwe ureba amashusho byonyine kuri TikTok nta kindi wakoze na baba influencer wawe cyangwa se babakobwa wita kufatira urugero. Ntabwo biragukundira. Niko namubwiye iyi nkoko ndaza kwirya njyenyine. Umukobwa yahise abisoma ubundi abavuye ku murongo. Mu isaha imwe yaragarutse. Mu isaha imwe yakurikiye nohereje iyindi foto y'isahani iriho ubusa kuko nari maze kurya 1/2 cy'inkoko. Ndangije ndamubwira nti amashiringi 200 yawe ari hano mukunzi mu gihe cyose waho ugifite inzara. Nahise mva ku murongo ndazibukira. Amahoro abe kuri mwese mwebwe muri kunyumva uyu munsi. None ikibazo ese naba narakoze nabi iki gihe? Uyu munsi tuvugana yarandakariye cyane kuva mu munsi byabereyeho. Icyo mbabwiriye iyi nkuru maze kubona ko abagabo benshi bakineshwa n'igitsina gore.
maze kubona ko abagabo baramutse bagenzuye byose bakorana n'igitsina gore babasha kubaho neza kuruta uko babitekereza. Ntugahe umugore umukobwa ibintu wowe utari wihereza wowe ubwawe. Abakobwa ntimunyitwaremo inabi. Aya ni amasomo y'ubuzima, niyo mpamvu ngiye kukubwira iyi nkuru. Urubuga Life Compass ni urubuga rugira abantu inama ku buntu nk'izi. Life Compass Rwanda, ushobora gukanda kuri link nashyize munsi y'iyi video no muri comment, ubundi ukabasha kuba wagisha inama ku byerekeye urukundo, ubuzima, amafaranga ndetse n'imibereho. Wabona no kuri Facebook. Kuri urubuga uba ushobora guhabwa ubujyanama kuri WhatsApp yawe, SMS ndetse na email ukoresheje ibyo ngibyo. Byose bigakorwa mu ibanga nawe umenye uwo uriwe, kandi ubwo ugahabwa ubujyanama bukubereye. Life Compass, habwa inama y'umunsi ku gihe, wirinda ko inshuti zawe zigushyira hanze cyangwa se zazagushyira hanze nyuma y'uko wazisangiza amabanga yawe. Télé Montagne Rwanda ni igicumbi ukuraho ubumenyi, twese tukabana mwese tujijutse. Samuel Mugisha ni ukuba hafi muri urwo rugendo twatangije. Nizere ko wakoze subscribe.